Yes, reka nongere nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose wowe wahisemo kuzajya wibanira natwe hano kuri Viral Rwanda, aho tuba tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugarukaho cyane hano ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mukoresha muri benshi, zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero naguha nka YouTube nkurikiyeho kano kanya, Instagram, Facebook, TikTok n'izindi zigiye zitandukanye. Akenshi tukanibana no ku nkuru ziba zanagarutsweho cyane mu binyamakuru, ariko uyu munsi muraza kunyemerera twibande ku nkuru cyangwa se kuri post y'amafoto akomeje kuvugisha benshi kuri izi mbuga nkoranyambaga, aho abantu bari kuzitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nk'uko mwabibonye kuri screen zanyu, turi buze kugarukaho uyu munsi ni umwe mu bagize itsinda rya Vestine and Dorcas. Ni Kamikazi Dorcas, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bitewe n'amafoto ye yagiye hanze n'abantu batangiye gukoresha. Bamwe bavuga bati si ni AI, abandi bati si ni ubusirimu, abandi bakavuga bati nyuma yo kuva muri ADPR byagenze bite, abandi bati dore impinduka zibaye mu myaka 5 gusa. Ibyo byose turi buze kubirebera hamwe, ariko ngo tunarebere hamwe ngo ubundi umuntu akwiye kwitwara ute, ubundi kwifata ko ashaka cyangwa se kwitwara kwambara ibyo ashaka no gukora ibyo ashaka si uburenganzira bwe. Byose turi buze no kubirebera hamwe, kandi nizere ko muri buze kuganira natwe mugatanga ibitekerezo byanyu. Ni ingenzi cyane ukibuka gukanda like, ukunda kuganira ku nkuru ziba zigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi niba ukunda kuzikurikira ugakanda subscribe by'ingenzi cyane kugira ngo utajya uzicikwa kandi ujye uzikurikira umunsi ku munsi. Reka mbaye ikaze no kuri Viral Rwanda twiganirire. Zatangiye ubundi mpabona amafoto ya Kamikazi Dorcas yambaye imyenda yererutse y'umweru nkuko agaragara aho ngaho kuri screen. Abantu benshi batangira kuyatanga ibitekerezo bitandukanye. Anayisanze kuri post ya Facebook, ari umu content creator wayipostinze, arangije arandika ati ko mutambwiye ko Kamikazi Dorcas yabaye umusirimu bigezaha. Namwe murabizi nyine by'abantu barimo gukora content ku mbuga nkoranyambaga, abantu bahita batangira gutanga ibitekerezo. Bamwe bati ndabona uyu mukobwa asigaye yarahindutse cyane, abandi bati Dorcas wabaye mwiza cyane, urimo gusa neza, abandi bati imyambarire yawe siyo ntikwiye, abandi bati warahindutse kuva mwava muri ADPR ntabwo usigaye nyine watakaje umwimerere wari ufite. Abatanga ibitekerezo nyine bigiye bitandukanye, namwe murabizi ibitekerezo by'abantu. Abandi baragira bati nyamara icyo Kamikazi Dorcas tubona nuko muri iyi minsi arimo gukomeza kwiyitaho cyane, abitewe n'andi mafoto menshi yagiye anyura aho ngaho kuri screen zanyu mwagiye mubona. Abandi bati mujye mumureka, ni umwana w'umukobwa ukiri mu kigero cy'imyaka ye, mumureke akora yambare neza uko bikwiye nuko babishaka. Hari ibitekerezo bikomeye, hari nk'uwanditse ati biriya bintu mujyamo byo kuvuga ngo muri ADPR mwirirwa mwiteze ibitambaro, maze kubona ko byapfukiranaga ubwiza mufite. Mundebera ukuntu Kamikazi Dorcas ari mwiza pe. Biriya bintu mwabagamo bya ADPR byatumaga ubwiza bwanyu butagaragara neza. Abantu benshi noneho ari topic tuba tugomba no kuganiraho nyine, kuko abantu benshi ntabwo bahuriza ku kintu kimwe, ariko mureke tuganire. Bamwe baragira bati Dorcas uri kuba mwiza, abandi bati mwavuye muri ADPR murahinduka, abandi bati kuba yakwambara uko ashaka ndetse no kwitwara uko ashaka ni uburenganzira bwe kandi n'imyaka ye irabimwemerera. Tugiye kuganira hagati y'ibyo byombi, kandi nawe muri comment uze kumbwira ese ni ngombwa ko abantu bakritika umuntu bitewe ngo n'imyemerere? Ese imyemerere nuko ni look y'inyuma, cyangwa umwemerere ni imirimo myiza n'umutima? Turaza kuganira, uze kubimbwira muri comment. Abamwe bati Kamikazi Dorcas mwavuye muri ADPR yabareze, yabafashe neza, mufite umwuka wera, mwegeranye n'Imana, ubu musigaye mushyiraho imisatsi, musigaye mugenda mwambaye nyine ukuntu mutari mwambaye na mbere. Ariko ibyo bintu mwagiyemo ntabwo ari ibintu hejuru Imana icyubahiro, namwe mujye munaragerageza mugire ibyo muhindura. Ni ibitekerezo by'abantu ndimo ndasoma cyangwa se nakomeje kugenda mbona. Abandi Kamikazi Dorcas rwose uri kudutenguha, gerageza wongere usubirane umwimerere wari ufite mbere, nibwo wari mwiza kurushaho. Niko abantu bari gukomeza kuvuga. Abandi bati Kamikazi Dorcas imyaka afite ndetse n'ikigero arimo naho ageze muri industry nyarwanda, uko yitwara ndabona ntacyo bitwaye. Kamikazi Dorcas ni mwiza, ni umukobwa
Kamikazi Dorcas ndatekereza ko yaba atarengeje 21, niko mbitekereza, ntabwo yaba yirengeje. Ni umwana urangije ishuri, ugomba kuyitaho kandi agakomeza n'akazi ke k'umuziki nk'uko nyine ariko kazi bakora, agakomeza kwiga agasoza university, akagira n'ibindi byinshi yitezamo imbere. Ibintu rero by'abavuga ko yahindutse, bamwe bati kuba yagenda agahindura look y'inyuma ni ukwita ku bwiza bwe, kandi umukobwa witaye ku bwiza bwe sinzi ikibazo cyaba kirimo. Abandi bati imyambarire nayo nta kimutwaye, icya mbere ni uko yakwambara nabi mo imbere, urukumva. Ariko mu gihe umuntu yahisemo ubundi kwambara ikintu cyose, amahitamo umuntu yagize ntukayapinge, kuko nawe bwe ntiwamwemeza yawe ngo ayemere. Ahubwo umuntu yahisemo gukora ikintu, ntabyo menya ko hari impamvu nyamukuru iba yatumye akora icyo kintu, cyangwa se yego nyine ntabishimwa na bose, yego ariko nyine nta nubwo abantu bose bahuza ibintu, ariko ndagira ngo mwumve kino kintu. Umuntu nk'uko nabibabwiye nafata amahitamo ye agahitamo gukora ikintu runaka, ntukaze uri kugica intege cyangwa se ngo wumve nyine n'ubundi utagikunze, kuko nawe ibyawe ntabwo abantu bose babikunda. Niyo mpamvu rero abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo nk'uko mubyumva, ariko se ushobora kwibaza ngo wowe urimo kutuganiriza ubibona rero ukuntu mbibona. Rero namwe muraza kumbwira uko mubibona aho hasi muri comment. Njyewe nta namucira urubanza, kuko ibyo akora ni ibintu akunda kandi ashaka, kandi ntawabuza umuntu icyo umuntu ashaka, ndetse ntanagendeye ku byo, kuko ntawabuza umuntu ikintu ashaka. Ibintu akora birakwiriye, kuko sinzi igiteye isoni abantu bari kubonamo mu byo yaba yakoze, cyangwa se mu byo uko asigaye yitwara. Nyine ni ko akunda abantu baba bamenyereye umuntu mu ishusho imwe, ariko batazi ngo byagenda bite. Ariko se ubundi kankubaze, muvuga ngo idini ngo ryabafata gutya, ariko se ubundi mubona nimba yarageze nyuma agashaka gukora biriya, urabona n'ubundi atasa n'umuntu wari uboshye, asa n'umuntu wari uboshye. Ariko si n'ukubera iki mwemera ko nanone abantu baba imbata z'amadini, kandi ubona hari igihe abantu bafata ibintu nk'ibyo bakajya mu madini nk'ayo, we nyine nimba yagiye gukora ibintu nk'ibyo nyine akabona ko bigeze nyuma. Byarashobokaga ko yari kugera no mu rindi dini. Hari n'abantu bahindura idini bakava muri ADEPR, ariko bakagumana wenda n'imisatsi ya naturel, bakambara nk'uko basanzwe bambara, birasanzwe ibyo, hari ababikora. Ariko hari n'abandi bavamo kugira ngo bitware uko umutima wabo ushaka, bakumva nyine basa n'ababoshywe, bakeneye kubohorwa. Nawe ni mwe muri ubwo buryo rero, cyangwa se n'ubundi mu bitekerezo bye nta wamenya. Ariko se tuganire muri comment, ese wowe warenganyiriza umuntu gukora ikintu ashaka? Mutubwire. Kamikazi Dorcas usigaye umubona ute? Tegereje ibitekerezo byanyu muri comment. Wibuke gukanda like kandi na subscribe hano kuri Viral Rwanda niba utarigeze ubikora. Kuri Viral Rwanda tuzajya tubana buri munsi. Ciao ciao.